Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi abahungu babiri bakekwaho gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyane cyane bifashishije imbuga nkoranyambaga. Bikaba biri no mu bintu muri iyi minsi none byafashe indi ntera, cyane ko bamwe na bamwe mu rubyiruko bakoresha imbuga nkoranyambaga batanye bagafata umurongo utari mwiza mu kwimika ndetse no gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, cyane cyane aganisha ku gutera ubwoba rubanda ndetse no kwimika amacakubiri, kubiba urwango ndetse n'ibindi bitandukanye bitari byiza ku kiremwa muntu. Bano basore bataye muri yombi nyuma y'uko bakurikiranwaho bino byaha n'ubundi, gusa nyuma yaho mu minsi yashize n'ubundi ni ikibazo n'ubundi kitigeze gicogora, cyane yuko abaturage cyangwa se abaturage bakunze gukoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bakunze kubona amakuru y'ibihuha umunsi ku wundi, hanyuma bikanarangira bamwe na bamwe badakoze isesengura cyangwa se bakore ubucukumbuzi bwisumbuye cyangwa se bwimbitse ngo barebe neza ayo makuru niba yizewe. Leta y'u Rwanda irashishikariza abakoresha imbuga nkoranyambaga, nimba babonye inkuru idasanzwe cyangwa se babona irimo amakabya nkuru, yakabaye byiza bagiye no ku mbuga zitandukanye zizewe cyane cyane zimaze kumenyekana, hanyuma bakamenya neza ko iyo nkuru ari iya nyayo, cyane ko zimwe muri izi nkuru n'ubundi zikunze gukorwa n'ibitangazamakuru bitari bya kinyamwuga, cyane cyane ko uyu munsi wa none bamwe na bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ibyangombwa ndetse ntabwo bikora mu buryo bwa kinyamwuga. Bikaba biri no mu bintu n'ubundi byumvikana neza ko bamwe mu babikoresha batana, rimwe na rimwe bakaba banafata imyanzuro cyangwa se bakagira ibitekerezo bitandukanye bakabisangiza muri rubanda, n'ubundi binasenya ndetse bikanasenya igihugu. Uyu munsi wa none rero Leta y'u Rwanda ikaba ihanganye n'icyo kintu cyo kuvuga ngo reka yibumbire hamwe hanyuma irwanye bano bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, nubwo bigoye gusa birashoboka. Leta y'u Rwanda kandi mu bihe bitandukanye yagiye ita muri yombi bamwe mu bagerageza gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, cyane cyane yibanda ku gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'andi makuru atandukanye y'ibihuha mu buzima busanzwe, aho nyine rimwe na rimwe ujya kumva babitse nk'umuntu kandi akiri muzima, cyangwa se ukumva bavuze nk'inkuru irimo amakabya nkuru adasanzwe kugira ngo byibura wenda se barebwe ku mbuga nkoranyambaga bibe byabaviramo amafunguro cyangwa se bibe byabatunga. Gusa Leta y'u Rwanda ishishikariza ababikora muri ubu buryo kwisubiraho bakabikora mu buryo bunoze kandi bunogeye rubanda, bukananogera amatwi abyumva, kubera yuko uyu munsi wa none ni bimwe mu bintu binateye impungenge, kubera yuko bamwe mu babikoresha cyane cyane ni abantu bafite n'ubundi umurongo utari mwiza cyangwa se batannye bifuza kubiba amacakubiri n'urwango mu baturarwanda. Gusa Leta y'u Rwanda ikomeje guhangana nabyo umunsi ku wundi kandi igomeza inafata ndetse ingamba zitandukanye, ikanerebera hamwe icyo yakora kugira ngo igomeze irwanye aya makuru, iri kwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha, kugira ngo Leta y'u Rwanda n'ubundi igomeze ibirwanye umunsi ku wundi. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru y'ibiganiro byacu ay'uyu munsi natuyasoreje. Nitwa Elise Taifa. Niba uri mushyashya hano wisanze ni ku Taifa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi kandi ukande subscribe utarayikanda. Aya makuru unayasangirize mugenzi wawe kugira ngo ajye ahora akurikirana amakuru yizewe kandi agezweho. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.